mugende mushize ubwoba nimukuke umutima muvuge ibyo nababwiye muhamye ibyo mwabonye mugende muhamye umwami Yesu mu butumwa yabahaye n'ibikorwa yakoze yitangiye isi yose mu butumwa bw'Imana. urakoze nyagasani Yesu, urakoze kubera urukundo dukunda, urakoze kubera yuko wabanye natwe, urakoze kubera yuko twahagaze ni ukuri nawe ukatuberamo. Ni ukuri tugushimiye ko uri Imana yacu, tugushimiye ko utadutereranye, tugushimiye amajwi yacu waduhaye tubinyuza kugira ngo twumve ibihumbi byakomeye. Rero tugiye gutandukana, turasubitse ibyawe, ariko ni uko ukomeza ubisubikure kubera yuko ari mu rukundo. Nyagasani Yesu rero turaha muri iki kigo turagisengeye, Mana komeza wigaragaze, Mana komeza ubane natwe, komeza uturengere, komeza uturinde, komeza utwongerera imbaraga mu byo dukora, ntabe ari twe ahubwo hajye hagaragara izina ryawe. Ni ukuri rero Nyagasani Yesu, umwanya nk'uyu nguyu turakwigize kugira ngo na gahunda zisigaye nazo ziyobore